buriya ikintu cy'imibonano mpuzabitsina njya mbona aricyo gishobora no kuzarimbura isi. Imana ijya kurimbura Sodomu na Gomora byatangiriye mu mibonano mpuzabitsina. Uwo wagiye kwikata imyanya yiwe ndumva atari cyo gisubizo yari abonye, kuko ahubwo ndizera ko ari bwamuhaye Satani neza kugira ngo noneho ajye yasambana byimazeyo, kujya gusambana ku buryo umugabo wawe ageraho yikata umwanya wiwe ndangagitsina. Birashoboka wenda gatabonaga umugabo we nk'uko bikwiye, birashoboka se ko yanatsindirwa hariya mu gitanda. Rero nkabwira abantu ngo ahubwo akugira ngo twumve ko 21 tugiye mu bisubizo, nakubwira ngo 21 dusenge noneho byimazeyo. Nguhaye ikaze ku biganiro bya Isezerano TV, nizera ko aho uri hose ukomeje kumererwa neza. Reka duhere ku nkuru yo mu murenge wa Gitesi ho mu karere ka Karongi, aho umugabo yikase igitsina. Nkuko tubikesha ibitangazamakuru bitandukanye, uyu mugabo wikase igitsina bivugwa ko yabitewe n'umujinya w'ibibazo yagiranye n'umugore bashakanye amushinja kumuca inyuma. Ibi byabaye ku mugoroba wa kuri uyu wa mbere tariki ya 14 Kuboza, ubwo inkuru y'uwitwa Haririmana Atanazi w'imyaka 38 utuye mu mudugudu wa Bugoberi akagari ka Gitega ho mu murenge wa Gitesi yatunguraga benshi maze akikebagura igitsina bitewe n'amakimbirane yarafitanye n'umugore we. Ku wa mbere tariki ya 14 Kuboza agahita ajya ahantu hiherereye agafata urwembe agatangira kwikata igitsina ahera aho gitangirira, ibintu abaturage baje kwibonera n'amaso yabo. Indi nkuru yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga ni y'umusore bivugwa ko yateraguye ibyuma umukobwa ku ijosi no mu mutwe ndetse nawe akikomeretsa mu nda bapfa imibonano mpuzabitsina, ibintu byaje kuviramo umusore urupfu. Tariki 14 Ukuboza 2020 mu mudugudu wa Kiruhura akagari ka Cyasemakamba umurenge wa Kibungo ho mu karere ka Ngoma havuzwe inkuru y'umukobwa witwa Niyumukiza w'imyaka 24 wiga mu ishuri rikuru ryigisha imyuga n'ubumenyi ngiro IPRS East na Bizimana Jean Paul w'imyaka 22 bakuye mu nzu bavirirana amaraso, aho bivugwa ko bakimbiranye bapfuye imibonano mpuzabitsina. Nkuko byavuzwe mu bitangazamakuru n'imbuga nkoranyambaga zitandukanye, ngo uyu musore Bizimana yari yagiye gusura uyu mukobwa hacumbitse, ahageze undi arateka bararya, nyuma umusore ashaka ko bakora n'imibonano mpuzabitsina undi arabyanga, ibi akaba ariyo ntandaro yo gushyamirana. Abakomeretsanyije bahise bajyanwa mu bitaro bikuru bya Kibungo, gusa biza kurangira umusore hasize ubuzima nkuko byatangajwe n'umuyobozi w'ibitaro. Nongeye kubashuza abakunzi bacu bo ku Isezerano TV, mbashimire ko ari mwe mu dutera imbaraga zo gukora ibi biganiro. Turagarutse rero mu biganiro byacu uyu munsi turi mu kiganiro cy'umuryango ndetse n'ubuzima busanzwe. Kuri kamera turi kumwe na Mama Nice Evangeliste Adeline. Adeline, amakuru? Neza, turashima Imana. Tunejejwe nuko mwatwakiriye, natwe ko turabakiriye kuri kamera z'Isezerano TV. Turakoze twese kwakirana. Nifuza ko tuganira, hari ibintu bitandukanye nifuza ko tuganira, ariko ya ubuzima busanzwe, ya ibibazo biri mu muryango muri societe nyarwanda. Ariko nashaka duhere ku by'umwihariko kuntu 2020 yari imeze. Tuvuga abantu batangira kumva vision 2020 bakumva umwaka 2020, abantu bumvaga bazaba bameze nk'abageze mu ijuru, bega bizaba ari ibitangaza abantu bose bameze neza. Ariko ni umwaka urangiye ahubwo abantu bapfutse iminwa, bambaye agapfukamunwa, hajemo zaguma mu rugo n'ibindi bibazo bitandukanye. Urumva byahise bizana n'ubukungu bwaguye hasi, yaba ku gihugu yaba ku baturage ndetse n'abatuye isi yose. Nk'abakozi b'Imana cyangwa se nk'umukozi w'Imana, amakuru yari ayahe kuri 2020? Byanga byakunda nyene 2020 buri wese yari afite twayitekerezagaho bitewe na plani, ko bara mu mibereho y'umuntu aba afite plani, aba bafite ibyo biyemeje bagomba kuzageraho mu mwaka wose. Kandi no mu mibereho ya muntu urareba ukabona ibyagutsinze mu mwaka ushize, akavuga ati byanga byakunda uyu mwaka ngiye kwinjiramo ngomba kubigeraho. Byanga byakunda cyane ko gukora byari bimeze neza icyo gihe 2019, nta kibazo cyari gihari nk'ikiriho ubu ngubu. Buri wese yarazi kuko byasa kose, hari ibigomba kuzakemuka. Siko byagenze uko biri kose. Ngewe hari ikintu kimwe ntekereza, erega na Bibiliya bivuga tugomba kumenya iby'uyu munsi, ariko iby'ejo ni Imana ibibizi.
twebwe dutegura nk'abana b'abantu ariko Imana nayo bifite ibindi itegura. Kandi ikindi tutagomba kwirengagiza, turi mu isi, iyi si ni iya Satani ku bantu bizera cyangwa se ku bantu basoma ijambo ry'Imana. Turabizi ko iyi si tuyirimo ari nk'intizo, byanga byakunda. Rero buryo uri mu bukode, nyir'inzu ashatse yaza akakubwira ati nshaka inzu yanjye, kandi ntabwo waburana nawe, ntabwo warekeramana nawe, kuko aba ashaka ibyiwe nyine. Ni muri ubwo buryo rero n'uyu mwaka nawo waje ukaza ari inshoberamahanga kuri buri muntu uwo ari we wese. Gusa hari ibintu byinshi ngewe wanyigishije ko hari umunsi buzacya bugacya umuntu atongera kubona undi muntu mu maso, cyangwa se bugacya dusanga tutakiri muri iyi si, wenda turi ahandi hantu, birashoboka. Rero nimba kuguma mu rugo byaraje, nta muntu wemerewe kugera ku irembo ukaba uri mu rugo gusa. Bishatse kuvuga ko nyine hari igihe bishobora kuzacya rwose ugasanga mwebwe ubwanyu ari mwebwe muhari muri mu nzu aho ngaho, nakongera kubona undi muntu. Gusa ngewe narize, uyu mwaka unyigishije ibintu byinshi, sinzi nimba n'abandi singiye kubatekerereza, ariko ngewe nizemo ibintu byinshi kubera ko abari bafite imihigo myinshi ntayo bagezeho, ahubwo kugira ngo bayigereho basubiye hasi. Uyu mwaka watubereye inshoberamahanga pe. Nicyo gihe gupfuka umunwa twari tuzi ko twari tubimenyereye nko kwa muganga, ariko nabwo bari nko kubaga ukabona nibwo umuntu yipfutse umunwa. Ntabwo twari tuzi ko twagenda mu muhanda dupfutse umunwa, ntabwo twari tuzi ko wabasha kuguma mu rugo ukwezi kukarangira utabasha no kujya kureba ibikorwa byawe. Uyu mwaka wazanye ibintu byinshi, ariko no kubizera bizemo ibintu byinshi, kandi Imana yerekanye ukuboko kwayo. Uravuze uti uyu mwaka narize n'abizera barize, ariko se urabona turimo turagana ku musozo, n'ubundi bya bibazo ahubwo aho kugira bigabanuka birimo kwiyongera. Urabona 2020 yo abantu bakwiye kwitegama iki? 2021 cyane 2021. Ngewe ikimwe cyo nakubwira, burya iyo nibyo nkubwira ngo narize, burya ikintu kibaho kikagusigira ishusho y'ikindi. Byanga byakunda n'ubundi ntabwo nakubwira ngo 2021 ni paradizo. Abantu bihangane, hari ukuntu tuvuga ibintu kandi tubifashwemo n'umwuka wera bakumva ko turi kubahabura cyangwa turi kubateza ubwoba, ariko nta bwoba tubateza, kuko niba ngibi nzi neza ko n'iyi 20 yari yavuzweho. Imana ikibwira abantu nimusenge, nimwongere ibihe byo gusenga, nimwongere ibihe byo gusenga, ariko tukadamarara, mbese ukumva ko ari ibisanzwe, ukumva nyine ko ari ibintu nyine ni ibisanzwe, ukumva ko ari ibisanzwe, ariko byaje bitwereka ko ari ibintu bidasanzwe, kuko ndizera ko iyi corona nta wari uzi ko izabaho. Rero ni kimwe nuko na 21 haza noneho ikirenze corona. Rero nkabwira abantu ngo ahubwo akugira ngo twumve ko 21 tugiye mu bisubizo, nakubwira ngo 21 dusenge noneho byimazeyo, kubera ko uko byasa kose ishobora kuzirenze 20, ishobora kuzaza ikubereye nziza, ariko nzi ko ari nabi zazibereye mbi, kandi noneho kurusha ibyo batekerezaga. Nkongera nkavuga ngo ikiruta byose dusenge kandi duhindukirire umwami, kuko uko byasa kose n'ubu Yesu yaza. Uravuze uti uko byasa kose Yesu yaza. Noneho ndashaka tugaruke na ku bintu bisa nkaho byagiye bigaragara muri uyu mwaka, twirengagije za corona, ubwo za affection n'ubukungu bw'abantu, ariko no mu muryango nyarwanda cyangwa se muri societe ntago habuzemo ibibazo bitandukanye. Nko muri iki cyumweru hari inkuru zisa nkaho zavuzweho cyane, ariko ngiye navuga reka mvuge ngo zireba umuryango cyane. Iya mbere hari umugabo w'i Karongi wafashe ngo wajyaga afata umugore we amuca inyuma, ahitamo kwishahura cyangwa se kwikata imyanya y'ibanga. Hari indi ngo y'Ikibungo y'umwana w'umusore yagiye gusura umukobwa mugenzi we, barateka bararya, ariko barangije kurya umuhungu ati tugomba no kujya mu buriri. Umukobwa arabyanga kugeza ubwo ngo bafashe n'ibyuma baraterana, ngira ngo umuhungu we yaje no gupfa nyuma yuko bamugejeje kwa muganga. Ibyo bintu nkawe urumva ari ikihe kibazo kiri muri societe nyarwanda noneho? Rero ibyo noneho usibye kuvuga ngo na 20,
icyaha cyo kuvana mbere cyahozeho nubwo kiri kugenda gitumbagira gifata iyindi ntera. Uko tekinoloji ziri kugenda ziza ni nako icyaha kiri kugenda kigira gute gifata iyindi ntera. Rero icyaha ni kibi, kiragukurura kikakugeza hehe? Mu rupfu. Ni nayo mpamvu wumva abo bose nyine, wumva uwo ngo yapfuye kubera iki? Kubera icyaha yashatse kwiyishoramo. Hari ukuntu Satani aza akereka umuntu ikintu agiye gukora, akamwereka ko ari cyiza. Yamara kubona ko ari cyiza kandi namenye ko yamaze kumupangira iminsi yiwe, yamaze kuyirangiza rwose yo gupfa, bikaza gusoza cya kintu yarazi ko ari cyiza kimuviriyemo iki? Urupfu. Rero muri ubwo buryo ikintu cyo ku muryango ho n'uyu mwaka yafashe iyindi ntera. Satani yarakoze cyane ku buryo bugaragara. Nibwo twabonye divorce nyinshi, ingo zirasenyutse pe. Usibye ko n'uwo ngo simbizi neza uwo wagiye kwikata imyanya yiwe, ndumva atari cyo gisubizo yari abonye, kuko ahubwo ndizera ko ari bwamuhaye Satani neza kugira ngo noneho ajye yasambana byimazeyo. Ntabwo ari cyo gisubizo yagombaga gufata, kuko njya nkunda no kubwira abantu nkamwe nti nubona ikigeragezo cyateye mu rugo cyangwa se igishakwe runaka, ntuzumve ko kwigirira nabi ari cyo gisubizo. Hari abatekereza kwiyahura, undi akatekereza ngo reka nsenye nduvemo. Ntabwo ari cyo gisubizo, ahubwo igisubizo ni mureba aho bipfira bigire gute? Bikemuke. Ahubwo nkibaza nti nk'uwo mudamu kereka duhuye nkamubaza nti se niki cyaguteraga kujya gusambana ku buryo umugabo wawe ageraho yikata umwanya wiwe ndangagitsina? Namubaza icyabimuteraga. Buriya wasanga ari n'impamvu runaka y'imbere mu rugo. Birashoboka wenda gatabonaga umugabo we nk'uko bikwiye, birashoboka se ko yanatsindirwa hariya mu gitanda, umugore kwihangana bikamunanira, bikamutera kuba yagira gute? Yagiye kumuca inyuma. Rero njyewe navuga ngo cyane nkunda kwibwirira famiye hamwe bajye bashaka akanya bicare baganire, nibamara kuganira barebe ikintu kidashoboka, barebe ikitagenda, noneho bagishakira iki? Igisubizo. Rero uyu mwaka Satani yarakoze cyane ku ngo pe. Yarakoze uyu mwaka nibwo umugabo yitondaga akabwira umugore akamubwira ati rero burya ndabona bitagikunze ko tubana, washaka wakwigendera, nutagenda njyewe ndagenda. Niwo mwaka yego ku mugaragaro rwose akamubwira ati sohokere nazanye undi ufite amafaranga. Mbese ni mwubwo buryo. Birashoboka ko n'uwo umugore n'ubundi nawe yajya gusambana ari ukugira ngo abone uburyo bw'imibereho, ajye gushaka amafaranga. Uyu mwaka ho nta kabi katakozwe, kuko ni nawo mwaka abagwi baguye ari benshi, bari barakishijwe babivuyemo ari benshi. Mbese wabaye umwaka w'ibigeragezo ku mukuru, ku mwana, ku mubyeyi, ku ngeri zose. Ndizera ko hari abantu rwose ibi bintu byagiye bikoraho, ariko hamwe no gusenga Imana, wenda reka twizere Imana ko hari birindwi bitarapfukamira Bayali. Tugarutse ku cyo wabuvuze, wenda uti umugore birashoboka ko yacaga inyuma umugabo kubera impamvu izi. Kuri wowe se hari impamvu nimwe yumvikana yatuma umugore cyangwa se umugabo aca inyuma uwo bashakanye? Nta mpamvu nimwe, ariko kubizera, kuko biragoye ku muntu udakijijwe kumubwira ngo wikora ikintu runaka, cyane kuri icyo cy'ubusambanyi. Buriya muntu rwose ndakubwiza ukuri, hari umuntu udakijijwe gusa. Siko abadakijijwe bose basambana, ntabwo tubisa abasambanyi, ariko hari umuntu rwose warabigize umwuga ku buryo kumubwira ngo ntujye gusambana cyangwa ntuce inyuma ya mugabo wawe cyangwa umugore wawe, akumva ko hari n'uwo nabwira nti ariko wajya ureka guca umugore wawe nyuma ukagarukiraho rwose ukihana ugashaka Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Arangije arambwira ijambo rikomeye, arambwira ati rero ikibazo, ati abanyarwanda mugira ikibazo gikomeye cy'ubugugu. Ati mugira ubugugu ku buryo wumva ko no kusambanya cyangwa kuryamana n'undi mugore wumva ko ari icyaha. Ntabwo ari icyaha, ahubwo ni ubusambo mugira. Ati rero umugabo burya yemerewe kurongora umugore wese ahageze,
yemere kuba yagira gute yamurongora, kuko nyine anyumvisha ukuntu atari icyaha, arabisigiriza bigira gute, ahubwo akajya anyumvisha ukuntu twebwe ahubwo ari ubugugu bwo kugira ngo dukomere ku bagabo bacu, tubumvisha ko ari icyaha kugira ngo abagabo bacu bagire gute tubagumane. Rero ni ikibazo gikomeye. Cyakora ku muntu usoma Bibiliya we ababizi ko byasakoze ko guca inyuma y'uwo bashakanye ari icyaha kandi gikomeye kandi kibabaza pe. Buri muntu mwashakanye yaguca inyuma birakubabaza. Ni nacyo gikomere njya mbona cyanyuma kibaho. Ariko nabwo nta kigeragezo Imana igitanga udakwiriye kwihanganira kibaho, kuko biri tubwira ko ntacyo yakwikoreza utabashije kwikorera. Rero niyo mpamvu umuntu yagihagazemo abasha kumenya uburyo akitwaramo, hamwe no gusenga Imana ikagenda imworohereza, ikagenda imushyiramo imiyaga, ikamwambika imbaraga z'uburyo abasha guhagarara muri cya kigeragezo kugeza igihe kigiriye gute kiviriyeho, kuko icyo nemera cyo ikigira itangiriro kigira n'iherezo. Tugarutse kuri bariya basura umusore n'inkumi b'ingoma bo bashatse kugira uko bigenza ariko bikaza kuviramo umwe urupfu. Inama ku rubyiruko yo zabiziye kwishora mu bikorwa nk'ibyo ngibyo, cyane ko wenda bari bazi ko bagiye kwinezeza, ariko bikaza umwe yarazi ko agiye kwinezeza ariko bikaza kurangira ahubwo bivuyemo imirwano. Ivode, icyo nakubwira cyo kimwe abantu bagomba kumenya, buriya ikintu cy'imibonano mpuzabitsina njya mbona aricyo gishobora no kuzarimbura isi. Bare simbizi ariko njyewe niko mbitekereza, kuko ntekereje ku kintu kimwe, ntekereza ukuntu iki kintu cy'imibonano mpuzabitsina nicyo cyaziyemo sida. Sida irazivuza ubuhuha, abantu barapfa, abandi baragira gute, kandi abantu ntibareka gusambana. Hari indwara nyinshi zitandukanye zandurira mu mibonano mpuzabitsina, ariko hari ubyumva ukagira ngo ni amakuru cyangwa se ni amateka, mbese ukabona ntacyo bigize gute, ntacyo bimutwaye. Ni mw'ubwo buryo rero nkunda kubwira urubyiruko ngo mbere ya byose banza ufate umwanya witekerezeho. Ese urumva ukeneye kurama? Urumva ushaka kumara igihe kingana iki ku isi? Numara kumva ushaka kubaho, uzamenya n'uburyo ugomba kugira gute, ugomba kwirinda. Kandi nabwo niwumva udashaka kubaho, n'ubundi uzamenya uburyo wiyandarika wishyira hanze, kuko byanga byakunda. Imana ijya kurimbura Sodomu na Gomora byatangiriye mu mibonano mpuzabitsina. Niyo mpamvu n'uyu munsi wa none rero byanga byakunda Satani ari kubiterereza urubyiruko noneho. Kandi baricara bakareba ibintu bikorerwa hanze. Iri koranabuhanga ndongera kurigarukaho, ni ryiza ko riza rwose pe, ariko hari n'ibyo riri kwica. Kandi urikwicara ukumva umwana w'imyaka ingahe arimo arakubwira uburyo imibonano mpuzabitsina ikorwa, ukabona ni ikibazo gikomeye. Yabikuye nibyo yagiye asacinga ahantu hose, akareba uko bikorwa, nawe akabishyira mu mutwe. Rero nkavuga ngo rubyiruko ni mwirinde kurusha ibindi byose, ko nk'uyu musore umwanya yarahagazemo kugira ngo bibe byatuma afata icyuma ajye kwangiza mugenzi we, nawe ageraho yiyangiza, nuko yari yamaze kugera ku rundi rwego. Byanga byakunda hari imbaraga za Satani ziri kumukoreramo, kuko icya mbere ni umukobwa yari atarashaka ngo amushyire mu rugo. Ikindi cya kabiri, umukobwa yari arimo atsinda ikizami cyo kumuhakanira. Urumva rero umusore bakomeza gushyiraho ingufu, bishatse kuvuga ngo hari imbaraga zindi zari zamaze kugira gute kumuzaho, none zirangiye zimwambuye ubuzima, arapfuye. Kandi kwihangana akanesha icyaha byakamuviriyemo kurama, kandi akazagira umugore yigengaho uko agira gute, uko abyumva, uko abishaka. Icyo kibazo akajya gikemura isaha ariyo yose yumva agize gute ashakiye. Ariko kubera ko yari yamaze guhereza intebe Satani nawe yarakoze tubiye segonda ari hehe mu kuzimu. Rero icyaha kiganisha hehe? Mu rupfu. Rubyiruko, nimba mushaka kurama nimureke icyaha,
reka icyaha n'igisa nacyo, kuko byanga byakunda kirakuganisha ku rupfu. Ushobora kutarwara sida ukarwara imitezi, ushobora kutarwara imitezi ugatwara inda zidateganyijwe nabwo ukaba oblige kuba wayikuramo, wajya kuyikuramo nabwo ugapfa. Rero byanga byakunda nta cyiza kiri mu gukora ibyaha. Buriya kiriya gikorwa ni cyiza ku bashakanye, ariko utarageza igihe ba wihanganye urindira Imana kugeza igihe Imana izabikugerezaho. Nicyo nabivugaho. Ayo makuru yose twatimo tuganiramo, ni iki umukristo uyu munsi agomba kwigiramo? Yaba uyu mwaka turangije, ni iki umukristo yakwigiramo? Yaba nibi byo mu muryango, ni iki wenda n'utari umukristo noneho nawe yabyigiramo? Rero icyambere umukristo ikintu agomba kubyigiramo no gusenga no kuba maso cyane kurusha uko yabaye maso cyangwa kurusha uko yasenze, kuko gusenga bishobora kudakuraho ikigeragezo, ariko ukakuriramo imbaraga zigomba kuguhagarika muri cya kigeragezo. Rero ni ukuvuga ngo reka twambare imbaraga zidasanzwe zo gusenga, kandi rwose pe babyeyi beza, waba usenga waba udasenga, nimufate umwanya mwegera abana banyu mubaganirize, kubera ko kutaganira n'abana, tudafata abana banyu ngo mubegere mubaganirize, hari ibintu byinshi bacecekanye, kandi ibyo bacecekanye nibyo biri kubegereza mu gukora ibyaha bidasanzwe. Hari abo bahurira, hari abandi bana baba bahurira nabo ku ishuri bakicara bakaganira, ibyo baganiriye akabishyira mu mutwe, kuko buriya imirerere y'ababyeyi iratandukanye. Hari ukuntu uba warareze umwana wawe, hari n'undi ko aba yaramureze, hari n'abo turera bikanga rwose bakananirana. Rero niyo mpamvu akeneye kwicara ukamuganiriza, kuko hari uwo baganiriye akamubwira ko kunywa ibiyobyabwenge ari byiza, bimushyira free, bigira gute nka kumwe mubizi, ariko nkawe wicaye ukaganiriza wa mwana, arabasha kuza kukubwira ko wa mwana yamuganirije ko kunywa ibiyobyabwenge ari byiza. N'umubwira ibibi byabyo birabasha kumufasha kuba atakumva kongera gutega amatwi ibyo wa mwana mugenzi we yagize gute yamubwiye. Ibyo bikamuhesha nawe no kumusaka mbwira ati ariko nubwo umbwira ko kunywa ibiyobyabwenge ari byiza, ariko njye ababyeyi banjye hari uko bambwiye. Hari ubundi buryo, hari ukuntu umwana bageze mu bihe wenda byo gukundana, ubwadoresa bwaje ashaka kumva ashaka gukundana, ariko ni wicara ukamuganiriza ukamubwira ko imyaka arimo, ukayimusobanuriraho neza, ukamugana uburyo agomba kuyitwaramo, byanga byakunda wa mwana afite ukuntu azajya agenda yigengesereye. Ushobora kuba udakijijwe, ariko sinizera ko ari umubyeyi we wakwishimira ko umwana we yishora mu busambanyi akiri mutoya. Ndizera ko nta n'umubyeyi wakwishimira ko umwana we yishora mu bintu by'ubuyobyabwenge akiri mutoya. Rero iyo umusanzu ukamuganiriza, byibura hari akantu kamwe agendana mu mutwe, avuga ati nubwo iki kintu ngiye kugikora, ariko hari icyo umubyeyi wanjye yakimbwiyeho. Ibyo bikamutera ubwoba mu mutima, bigatuma byamugarurira hafi. Babyeyi, umuryango inshuro nyinshi buryo uzareba ibibazo bigarukamo ni uko utagira gute, ni uko udafata ibihe byo kuganira ngo mwicare uganire n'umugore wawe n'umugabo wawe, uganiriza abana. Hari abana ibigero baba bagiye barimo, numara kubaganiriza ubahesha umugisha. Kuva na kera kose ababyeyi mu batubanjirije bicazaga abana babo bakabaganiriza, bakabasoma, bakabahesha umugisha. Namwe rero nimwicare mujye muganiriza abana banyu mubahesha umugisha. Adeline, turagushimiye. Reka tugane ku musozo w'ikiganiro, tugushimiye umwanya waduhaye, ariko hari uwakwifuza wenda kuba yakugisha inama mu gikari, wamuha contact ubundi ukadusengera tugasoza ikiganiro. Nimero ni za zindi ni izisanzwe, ni 0788 665 1. Reka dusoze Imana, reka dusoze ikiganiro dusenga Imana, mvuga ngo abababaye mwihangane, abishimye namwe Imana ikomeze kubana namwe, ibahereza ibyishimo. Ariko sinasoza ntavuze aka kantu, ndikubwira abantu ngo
ni mwibariza inkuge, abantu nibagira inkuge bihishamo ivo, kubera ko nimba utishe mu nkuge byanga byakunda hari buri buze kugutembana. Kandi ninkubwira kubaza inkuge umbabarire ntubyumve nk'ibisanzwe, hari impamvu ngiye nkubwira ijambo. No kuri Nowa Imana yaramubwiye ngo nabaze inkuge, Nowa abwiye akamuseka kavuga ati ariko se Nowa wowe rwose icyambere dore nta n'ikime ntacyo tukibona, izuba ryari ryinshi cyane kiriya gihe, mbese bumvaga ko wenda nta n'imvura iteziye kuzagira gute kuzagwa, bumvaga ko n'imvura ninagwa ahubwo azaba ari amahirwe kugira ngo icubye ikirya vumbi. Ariko Nowa yari afite ibanga, yari aziranyeho n'Imana. Rero nkabwira abantu muri iyi minsi ngo nimwibarize inkuge yo kwihishamo, kuko byanga byakunda hari ikiri imbere kandi kigutegereje. Kandi icyo kigutegereje nimba nta nkuge ufite urimo, byanga byakunda uraza gutembanwa n'ibiza gutembesha abantu, nawe uraza kugenda nk'uko abandi bose bagize gute bagiye, ariko uri mu rwisho rwisumba byose azahama mu gicucu cyishobora byose. Nakubaza ngo uri mu yihe nkuge? Ese wabajije mu kihe giti iyo nkuge yawe? Yesu abagirire neza. Reka dusoze dusenga Imana yo mu ijuru ibabe hafi kandi bakomeze. Mana data wa twese, Imana ishoboye, so mwami wacu Yesu Kristo, turagushimye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye kuri Imana yera kandi ikiranuka, tugushimiye kuri Imana yacu bwite. Nubwo bimeze gutyo, nubwo mubi Satani yakora, ariko uracyagaruka witwa Imana y'ibihe, kuko ntabwo ujya uhinduka. Mu izina rya Yesu Kristo rero turasenze cyane Mana, dusaba imbaraga zidasanzwe ku bwoko bwawe, turasaba imbaraga z'ubutsinzi, imbaraga zo kunesha ikibi. Mu izina rya Yesu Kristo nyemerera Uwiteka Imana wongere ukore ku bantu ku maso cyane barebe, ukore ku matwi yabo bumve, mu izina rya Yesu Kristo, kuko igihe turimo ari igihe kitoroshye, ntabwo cyoroheye umugenzi, ariko icyama ukaduha kuba maso kurusha ibindi byose, kugira ngo Yesu naramukaje gutwara itorero azadusange turi maso, tutarabaye nk'abakobwa 5 b'abapfapfa ngo batwaye amatabaza yabo, amatabaza yarangiza akabazimiraho. Witeka we, umukwe yaza ntibinjirane n'umukwe, cyo dukeneye no kwinjirana n'umukwe wo karama we. Ngaro twambika imbaraga zidasanzwe, twambika imbaraga z'ubutsinzi zo kunesha. Urakoze ni mu izina rya Data wa twese dusenze twizeye kuri ubane natwe kandi ukatugirira neza. Amen.